muhagurukanye ibitagenda neza mu bihe nk'ibi ngibi bigomba kugaragara kandi bikagenda bivaho. Yego. None ko ibintu byo guhagurukana ibitagenda neza mu nsengero ari urugamba winjiyemo rutazakorohera. Reka tubahe ikaze kuri Gentil TV, tubabwire ngo amahoro y'Imana abane namwe, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, Amerika, Australia na Europe kuri kino channel, tubabwire ngo tubamukije mu izina rya Yesu kandi ubuntu bw'Imana bube muri mwe. Uyu munsi dufite umutumirwa rero, umutumirwa witwa Gentil. Ndagira ngo mu minsi ishize mwaje mubona akavideo kaje gacicikana ku mbuga ari kubwiriza ku kintu cyitwa ubuzima bunesha. Yabivuze amagambo akomeye, ubuzima buhora bunesha. Ubuzima buhora bunesha. Yego. Bivuga amagambo akomeye ndetse abantu bagira comment nyinshi bashyizeho. Bimaze ngo noneho tumubaze biki muri ibyo ngibyo twongeye twimbitsemo atari kubwiriza. Reka tumuhe ikaze abanza twibwire, anasuhuza abantu bose dukurikiye, nanjye dukomeze tubaza mu izina rya Yesu. Urakoze cyane Dani bahisemo kuza kuganira nanjye. Mu by'ukuri abantu benshi cyane banagiye mbona comment nyinshi cyane, ntabwo njya nshobora gusubiriza umuntu muri comment ze, ahubwo bibaye byiza ukabona umwanya ushobora gusubiza umuntu. Mu by'ukuri amazina ni Gentil Awufite, nkaba n'ubundi ubuvugabutumwa Imana yahaye kuvuga ijambo ryayo mu gihe nk'iki ngiki, ariko nanone ndi umuntu uhagurukanye ibitagenda neza mu bihe nk'ibi ngibi bigomba kugaragara kandi bikagenda bivaho. Yego. None ko ibintu byo guhagurukana ibitagenda neza mu nsengero ari urugamba winjiyemo rutazakorohera, urumva uzarurwana? Ni urugamba rutazoroha, ariko ni urugamba rukwiriye, kuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo mumenye ko mu minsi y'imperuka hazaba muri Timoteyo 3 uzasoma ibintu bizagenda bigaragara, aho uzagenda usanga ko hari ubuhenebere buzaza, abantu bazaba bikunda, bazaba bakunda impiya, badakunda ababo, abantu bazaba mbese muri makeya bihugiyeho nk'igihe turimo. Yego, nibyo ndabishimye cyane, ariko reka nigire kubyo nshaka kukubaza. Ibyo ni ibyawe nagutera ibijugujugu nk'uko z'Imana zihangana, ni ibimenyerewe cyane kuri ino mihanda na social media, bwo rero abantu barahaguruka. Imijugujugu irahari kandi nta nubwo yanabuzwa kugira, kandi n'abayitera n'abahagwa heti. Ntabwo ushobora gutinya umujugujugu. Niba cyavuze ngo waje wiyemeje bagutera amabuye uzemera, ariko ikibazo amabuye y'ubu ngubu ni umunwa. Umunwa rero usigaye urema, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo umunwa akanwa kacu kararema. Umuntu yakagombye kurinda umunwa nk'uko ari igice cy'icyubahiro. Umuntu akajya avuga akabanza agatekereza ikintu agiye kuvuga, akavuga ati iki kintu ngiye kuvuga ni izihe ngaruka gishobora kugira mu buzima busanzwe muri sosiyete, mu mibanire y'Abanyarwanda, mu mibanire y'umuryango. Ikintu ngiye kuvuga kigambiriye iki. Okay, urakoze. Kamanze nkubaze akantu. Muravuze ngo insengero z'iki gihe ngo ntizikiri insengero cyane, ko n'umuntu aho nakabonye niko baheriyeho cyane, bavuga ati ibi nubibona mu rusengero ngo uzarira, ngo nubibona iwanyu. Njyewe nyine topic irize nibasenga mu rusengero barwaniyemo byagenze gute? Numvise avuze ngo insengero z'ubu ntizikiri insengero ahubwo zabaye sare. Sobanura ho gakiga. Ubundi reka mbanze gusobanurire, sare ni uruganiriro. Ni ahantu habera ibirori, bakakira amanama, bakakira ibintu byose. Mbese muri sare habaga hemerewe kugira ngo ubashe kuhicara, utange ikiganiro, uganire na mugenzi wawe, ukore ikintu cyose wumva yo. Za bidi zisigaye zishyira zibereye, izo bidi zanyu, ibyo byose mukora bikabera muri sare. Ubu rero ntabwo bikiri muri sare. Sare ubundi ari ikintu nakundaga abakozi b'Imana, ntabwo bajyaga bemera ko ubukwe bubera muri sare. Ntabwo byajyaga bibaho ngo bacurize mu bukwe, bakore muri reception n'ibindi byose. Wenda n'ubu ngubu
n'ubwo hari insengero zikibiryamyeho ndazishimira kuko urusengero n'urusengero nubwo gusengeramo impamvu rero navuze ko rwahindutse sana ntabwo bakimenya umurimo wo mu rusengero abantu benshi cyane ntabwo bakimenya akazi ko mu rusengero mu rusengero hagomba kuba ibyiza mu rusengero hagomba kuganirwamo n'Imana mu rusengero umuntu agomba kuza aje kubohoka ntabwo aje guhangana n'abagenzi ko muri iki gihe rero ibintu byahinduye isura ujya gusenga ahantu rw'icumi ugasanga ariho amateraniro waje ku bantu ugasanga bari bakoramo nk'isuku cyangwa habaye nka depo y'ibindi bintu ni cya kibazo nakubwiye ni cya kibazo niba wowe uri gukodesha mu kabari bakodesha mu kabari ukumva yuko uza gusengeramo ese wabanje kubohoza bya bintu by'akabari byabereyemo byavuyemo cyangwa uraje ukomerejeho none se namubaze ngo mbwira abantu rero inama nabagira abashumba cyangwa se abakozi b'Imana muri rusange nuko bamenya gukoresha neza insengero bakamenya akamaro k'icyo nibuke Yesu Kristo agera mu rusengero icyo yakoze ngo yasanze barimo bagurishirizamo inuma bagurisha intama ibiki byose birimo arabigurutsa biragenda iyi ni inzu ya data bene data inzu ya data mwayihinduye iki nuko abantu bayihinduye isenga bayihinduye aho gukorera ibibi ntabwo bagitinya gusambanira mu rusengero ntabwo bagitinya kujya mu rusengero nuko ubundi mu rusengero ugomba kwinjira amazi kwiyeza ariko umuntu asigaye azanamo umunwa wanduye ntabwo abasha kwiyeza uragera muri korali narabivuze sinzi impamvu utakabajije abantu benshi cyane baragakase ngo navuze ngo kugera muri korali aho kugira ngo umuntu ubundi muri korali twahafata nk'ahantu ho kuruhukira twahafata nk'ahantu ho gutoza umubiri kubana n'Imana uje gutoza umubiri muri makeya uje uri mubi ariko urashaka kugira ngo ube mwiza noneho wahagera ugakandagira imisumari umusumari 15 rawuzi siko ukandagira ubundi umuntu akandagira umusumari baramukubita warubizi impamvu bamukubita barakubita kugira ngo amaraso avemo ya maraso mabi agasohoka hagasigara amaraso meza bishatse kuvuga ngo haba hari virusi yinjira noneho umuntu asigaye yinjira mu rusengero cyangwa se muri izo korali akagenda akandagira mwiyo misumari ntabwo navuze yuko ngo ni korali y'iwanyu ngo ni ya heoya ngewe muri rusange no observation nakoze nkabona ntabwo ari korali yanyu hano kari niya hariya ni en general nuko ngo abantu benshi cyane muri korali barimo barajyamo yego ariko bagahuriramo n'ibikomere ahubwo yango bagenda bagiye kuruhuka bagenda bakaremererwamo nagira inama abakorali ntabwo gukora ibikorwa bihambaye ni byiza ni byiza kuri mwe uri kumva ni na byiza kuri twe no kuririmba neza ni byiza ndetse no kugaragara neza ni byiza ariko ikintu navuga gikomeye kirusha ibindi gukomera ni uko ufite Imana muri wowe bika Imana mu mutima wawe ndetse n'abayobozi ba korali ubu ngubu bariho ntabwo ari bose wenda ni bamwe muri bo simbizi usanga bafite amarangamutima mwiyoborana amarangamutima ahubwo ni mwiyoborane ijambo ry'Imana banza ubike ijambo ry'Imana mu mutima wawe ubashe kugira icyo ukora insengero rero nimureke zibe insengero ese ubundi jantige kamubaza kwaza mbwira ubundi wowe dushushanyirize urusengero nyakuri urusengero wenda tuvuga ngo dushingiye ku rusengero nyakuri tweretse izo tubona koko ni sale cyangwa se koko hari izo tubona tuvuga ngo ni sale kandi ari insengero duhe ishusho y'urusengero nyakuri we nk'umukristo wawe mu byakozwe n'intumwa ibice byabo bibiri bw'intumwa zari zitarabona urusengero kandi mvuge ngo intumwa zari zitarabona urusengero zari zijagaraye mbese zari ziri hirya no hino bari bari mu byabo ariko mu byakozwe n'intumwa ibice bibiri umwuka w'Imana umwuka wera waramanutse umwuka wera umaze kumanuka ujya mu ntumwa isengero rutangira itorero ritangira uwo munsi ni ukuvuga bishatse kuvuga iki ndashaka kugwishusha ifatika ishusho ya mbere no kwika umutima ufite umwuka wera nimureke mwibike umwuka wera mwibangamira umwuka wera muzabangamira ryari igihe muzamukora ibihamye n'umwuka wera za mbuto z'umwuka wera zigaragara mu Bakorinto aho mu Bagalatiyo Plutôt aho ahagaragara imbuto z'umwuka wera n'imbuto za kamere imirimo ya kamere n'imirimo y'umwuka wera ndashaka kugira ngo nsobanure neza yuko imirimo ya kamere yinjiriye imirimo
imirimo y'umwuka wera. Nimureke imirimo y'umwuka wera ize mu nsengero zanyu kugira ngo urusengero rube rwiza. Urakoze cyane. Ariko nanone ntiriya ijambo rivuga ngaho umwe cyangwa babiri bateraniye ungenzurira ukambana nabo. Ryari uzuruka ubane nabo ryari? Igihe uzabana nabo ni igihe wowe uko muri mwe babiri batatu mwateranye mukemera umwuka w'Imana akaza muri mwebwe. Ese namuteranyijwe n'amatiku no gushyushyushyu imwe navuze muri shyushyushyu umwuka w'Imana azinjirira. None nyenje kukubwira nubwo hari abari muri shyushyushyu urashaka kwivugira kuri ikintu bavuze ngo sa bivuze ngo hano ushobora gukora makabari umunsi mu gitondo ariko cyumuzwe twazanye nawe twahahurira ko twahuriye mu gikorwa cyiza ntibyabuze Imana kuza kubana mwabanje kwigizayo mwabanje kwigizayo y'amavide mwabanje kwigizayo y'amaceza mwabanje kwigizayo bya bindi byose biri mu kabari hahindutse inzu y'Imana. Ni ukuvuga ngo icya mbere manze mumenye ko inzu y'Imana iya mbere ikomeye n'umutima wawe. Niba uri muri wowe ufite inzu y'Imana n'ahandi ugira azaba inzu y'Imana. Ariko insengero zabanje gusenyuka ni ya mibiri yacu ya mitima. Ubu Kristo n'urusengero rw'umuntu bwarashize bituma n'ahandi twateranaga twita amazu naho tuhasenga. Byararangiye. None se uzatanga icyo ufite? Dani uzatanga icyo ufite? Urakoze cyane reka utubwire no gato no ku buzima bunesha. Ubuzima buhora bunesha. Ubuzima buhora bunesha narabivuze kugira ngo ugire ubuzima buhora bunesha. Icya mbere ni ukugira umwuka wera ukemerera umwuka wera akaba muri wowe. Icya kabiri ni ubuzima buhora busenga ugasenga Dani ubuzima budasenga ntabwo bufite Imana. Icya gatatu ukagira ijambo ry'Imana rikakuyobora rikaba muri wowe. Icya kane ugaterana n'abandi ariko uteranye mu buryo bufatika ukareka amatiku kugira ngo ijambo ry'Imana ribe mu mutima wawe ndetse no muri bagenzi bawe. Hari ibintu byateye nshaka gusorezaho nubwo nshaka kugira ngo mubwire ngo hateye yuko hari abantu bigize iminzani. Bivuge neza mbese bigize abacamanza mu nzu abo ngabo bafite ubutumwa bavuga wasanga barahabwa ubutware. Ubwo butware bahawe ntabwo igihe kiragera kugira ngo Imana ibitugaragarize yuko ari abacamanza. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo ntugacire mugenzi wawe urubanza. Uri kureba umugogo uri mu jisho ryanjye aho kureba umugogo uri mu jisho ryawe. Wabanje ukareba Dani bantu urebe ibikuremereye kurusha ibindemereye n'inge biremereye njyewe ubwanjye ubwo twabanje ijambo ry'Imana rivuga ngo twikorera imitwaro yawe nzikorera ibibi byawe my friend nzikorera ibyiza byawe. nani Pawulo yandikira Timoteyo nabwo ati abo bantu rero bakuze bahugure nka ba nyoko n'aba bakuze b'abagabo bahugure nka ba se. None nimbona mwene data ndeke kumuhugura. Guhugura bitandukanye no kwikorera imitwaro yawe. Wihugura umuntu mu guhugura niyo twagiraga amahirwe tukabona abaduhugura. Ikibazo ni uguhugura. Icyo nari nkavuye bavuze ngo twe kureba umugogo ngo wa mugenzi wawe ngo usigaye tutsikara mu jisho ryawe. Burya hari igihe rero hari ikintu mutazi. Ariko umugogo uzi icyo ari cyo kino kintu cy'umugogo Yesu ni umugogo ugashyira mu jisho. Fata inka noneho utereka mu jisho. Nubwo abantu benshi basigaye bafata ibibazo byazanye bakabiterura bagafata Dani bakamutereka nk'urutare atabasha kwikorera kugira ngo babashe kubona. Muri make bambaye imyenda y'uko bera ariko bari amasegarya ntabwo bera. Yesu yigeze ababwira ati mw'abafarisayo mwe mumeze nk'imva zirabyingwa. Ariko fata imva uyirabirwa nyine isize neza ariko n'ibyo byabo ugapfundura umuntu wakomeye n'ibindi byose wakoma ni umunuko gusa. Reka nsoze mbabwira ngo nibareke kuba imva ziri mu busa zidafite ikintu zirabyiyongwa zidafite mbese muri make ntacyo zivuze. Ahubwo nibagane ijambo ry'Imana Bibiliya kugira ngo bahore banesha kandi bareke kureba ibidafite umumaro barebe ibifite umumaro kugira ngo Uwiteka ari mu ruhame. Urakoze cyane Jean Tereka tugushimire. Murakoze cyane nawe kandi n'ubutaha ntitwakina muzongere mugaruke. Imana ibahe umugisha kandi ndabashimiye mwese ndetse na Papa Buringo abakenera abakenera kameramani bikora neza cyane rwose abigaragaza neza mwabibonye kandi abikora neza. Iyo nimero iri hasi kuri iyo nimero rwose bazayibona nta kibazo. Urakoze cyane tw'Abanyarwanda mugubwe neza kandi Imana ibarebe icyoroshye. Amahoro y'Imana abane namwe na Jean nawe
ugendana umugisha w'Imana urakoze cyane umeze nyine ubwira abanyarwanda n'abanyamahanga ndakomeza mbabwire ariko nihanganisha abantu baba bakomerekejwe nuko navuze ko bahindutse isano abo ngabo oya nabonye ntibugende kubihanganisha ahubwo nicyo dukeneye ko bakomeretsa ni uvuga ngo iyo uri kubwiriza nyine ijambo ry'Imana niyo bivuga ngo iyo wo muri gisebe naguca hejuru uratonekanye rero ahubwo wumva yaratonekaye nagenda ashaka uburyo avura turagutegereje kandi tugutera amatsiko menshi ikaze rwose n'ubutanuzi ubwo nyine ababishobora bakore like na subscribe na comment na share kuri Gentil TV Imana ibahe umugisha mu Imana mu izina rya Yesu amen.